Turabarapa badakeneye support dukeneye promo ndashaka kumva Future King up fast reka tubikore nka SB umva beat umva kiki umva verse iyi miziki tuzambutsa Boda Maji ni Success Center. Wow, let's get it ya. Byatangiye kera ibwami mena amata batifata icyo cyansi batijya kwa riri nk'ubwatsi nabibona nje nkabona ntazi kuvuga mitafata gitari naginyota ngasoma ku mazi sinashona gutwirinda nimwe muri zo niyo yaguhumuda. Let's get it Warrior bro. Reka twongeye tubaye ikaze inshuti bakunzi mu kurikira Greta TV2 reka tubashimire kandi mwe mwese mwabashobora subscribe kugira ngo mukomeze kudushyigikira mwe mwahisemo kugira ngo mubane natwe gatanuko kandi umunsi amanywa nijoro mukarusho kure ibiganiro byacu uko bukeye nuko bwije. Reka rero hano tugaruke kuri iki kiganiro murabona ko hano nanciye ahantu hari abasore rero bicariye hano rwose bafite impano numva ibintu bafite numva ko rero namwe ngomba kubibasangiza nk'abantu bacu nk'abantu dukomeza kwereka impano zigiye zitandukanye. Aha rero impano y'abasore badasanzwe reka dutangire babibwira mumenye ngo ni bande turi kumwe muri kino kiganiro ni bande tugiye kuganira kuri iyi nshuro noneho reka tubahe ikaze rero basore kuri Greta TV2. Thanks murakoze kabisa amazina yanjye ni Success Center. It's your boy Mamigo Frost, you know me man. Murumva ko rero n'abasore bafite imyuka cyane ariko nkurikije n'impano bafite so uburyo bakivuzemo nta kundi mwahindura mukivuga kwa kundi uko nsanze mumeze kuko igitumye mpagarara nge ndimo ngenda ariko igitumye mpagara nkavuga abasore reka mbanze mbasangize nabo impano bafite nyisangize abakunzi ba Greta TV2 ndashaka bari mutangire musuhuza rwose abakunzi banyu kuri Greta TV2 cyangwa se ababakurikiye kugira ngo urusheho kugenda neza babiyereka ariko muri za mpano zanyu. Muravuga nka Success Center umurapa number 1 001 I'm 001 bro ibyo bavuga ngo Bruce ni 001 no ko story yanjye irinda gusa nk'iya Mbappe nakuze mfite inzozi zo kuzamamara nkawe gusigisira matiriza kuba nkora ibyanjye kuba ugenda nkaje nibisaba ko bumeze nkanye nakoraga amakosa batifata cyane nage hanze ibyo nibyo byatumye gira umutima w'urutare small forest iragutse ibyo mubona inare wakoze ikoso ukinsubiza kanyo kaguhebe nyita last man nari komeye ngo byangu byemerese nahangana nibwo zikimenya kumoka ni Mamigo Frost, you know me. Mwabumvishije rero idore iyo niyo mpano yaritumye ngiye mpagara ndavuga reka abakunzi bacu rero namwe mbasangize kuri impano turusho kureba tunamenye aba basore se cyase abasore barimo kuzamuka ni uyu mwuga wabo cyangwa se iyi njyana yabo ya hip hop bihebeye kugira ngo turusho kumenya byinshi kuri bo turusho kuganira nabo tunasobanukirwe ese basore mwatangiye gihe ki ese iyi impano yanyu ibi bintu bundi mwabijemo gute urabona 2026 dukeneye ibintu bishyashya n'umwaka mushyashya ibintu tugomba gutanga mu show kuri entertainment so twaje mu bintu bya rap tukora ibintu by'amadrill uyu mwaka guhera muri uko kwezi turimo nibwo tunasize ball zacu hanze zimwe na zimwe so dufite n'ama projet menshi twafite abanyarwanda twafite ibintu byinshi byiza kabisa. Mwaba mumaze igihe kingana iki mutangiye? Dutangiye uyu mwaka 2026 nibwo dutangiyemo ibyo bintu byo kuba twakora music so n'uyu mwaka kabisa nibwo tubitangiyemo. Actually boro ya mbere twayikoze kwa mbere 2026 n'ubundi for now muri ukwezi kwa gatanu nibwo twasohoye boro ya mbere hanze kuri Future KZ1 mugende muyirebe. Nkurikije kuntu rero nkurikije kuntu muri kuzamuka ndebye n'impano mufite umuntu yahita yibaze se ninde muntu ube inspiring cyangwa se ninde muntu mwireferaho kabisa kuri injyana yanyu ya hip hop? First of all twebwe nta muntu tugira twireferaho bro ndikubwira uti twe tuzanye ibintu bishyashya naho twazana ibintu bishyashya dufite abandi bantu twireferaho wapi bro twebwe twebwe ntago turi abandi Future King my people nitwe tuzanye ibintu bya mbere bitigezwe bikorwa mu Rwanda bro tuzanye style y'abanyamerika ngo Centros muramubona mu Rwanda murababona mu Rwanda bro. Mwabumvishe rero ko bafite impano idasanzwe rwose kandi abasore bato barimo barazamuka. Ese basore umuntu yakwibaza muri ni itsinda cyangwa ni groupe mwakoze cyangwa buri wese arimba ku giti cye? Ya team turi hamwe twese turi groupe kabisa turi groupe y'abantu abantu batandatu turi groupe y'abantu batandatu so murabona turahanga turi babiri hari abandi batabashije kuba barahanga ko turababere kabisa. Tumva mwarabihagurukiye mwese ko muri batandatu muri abarappers. We are rapper man kabisa tuzanye style mu Rwanda American kabisa tuyikuye American apana ibintu byo kuza twagiye muri za injyana ntazi zarizo ngo za ni biwapi twebwe nabyo dukeneye bro. Nimwe muhagarariye groupe yanyu?
noneho rero nagira ngo wenda umuntu yakwibaza se nk'ubushobozi cyangwa mukura hehe ubushobozi cyangwa se kuko umuziki usaba amafaranga, umuziki usaba gushora kugira ngo mubashe guha abakunzi banyu cyangwa se abafana banyu ibyishimo, mubahe indirimbo nziza. Biba bigoye studio hanze aha muri minsi ntabwo byoroshye, mwebwe mukore ubushobozi rero. Tunogushora n'ibishoro mu ndirimbo turavuga duti si dufite imitima ifasha bino bintu bisaye bishoro, twe turashora just arugu twe first of all ntabwo twiga kereka ari muri twebwe harimo abiga, twe ntabwo twiga. So urebye twarasoje mu gusoza tugenda dukikora utuntu nye hano hanze tugiye dutandukanye, so tukagira family rigenda dusapotingamo mu bushobozi gifite kugira ngo abanyarwanda tubagezeho ibintu biryoheye amatwi kandi bifite ishusho ryiza kabisa. Welcome kuri YouTube channel yacu Future KZ1. Ntimwibagirwe subscribe na comment na like kabisa. Turimo dusoza ikiganiro cyacu. Umuntu nagira ngo byibura abakunzi bacu mwongere mubahe kapera, byibura mwongere kabisa. Warrior bro, ndabona barapa 1M, I mean navuga gang ziri down zitateze kujya up, Jobless my crew nizwe tuzafata map ya rap bro, no nituraba pimp, let you know Future King mafaka silent gatonze mbagiri beat. Let's go, let's get it, yeah. Turatuza tukumva ubusamu vuga muravuga ubusanyi tuvuga ubusangi iyo logo ni swata brother ni pata nashyize ipata kubikora nkatuza nkakoma sibyo bituma mera nkawe dimaneke ndabisi ngobwa ko binyibutsa intakitura yikirika bavuga ubusa turabamanika tetanura bisti hasara kwishyira hejuru simbikozwa ku mirongo mizima ngenda umuzimu. Let's go. Yeah man, the Future King. Wow, murumva ko n'abasore rwose bafite bari kuzamuka neza cyane kandi baracyari batoya. Nyamuneka tugerageze tubashyigikire, tugerageze rwose tushyigikire izi impano zabo. Impano nk'izi ngizi ntizikazime, impano nk'izi ngizi ntizigasaze. Uko hagira bamwe bazamuka ariko abarendi bagomba kuvuka, nabo bagomba kuza gufata mu ngata y'aba bakuru babo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, turusheho kubona ibyishimo, yewe hip hop kandi nayo nticike cyangwa se ngizime. Ese mwamufite indirimbo zingahe? So dufite indirimbo imwe iri YouTube channel imiliyoni iri hanze, so just dufite ama project menshi abanyarwanda tubafitiye ibintu byinshi. Hari ibintu hanze njya mbona nk'umurapa nyine bitanshimishije, ukajya kubona rap ntabwo ishyigikiwe kabisa. Abanyarwandakazi rap muyishyigikire kabisa. Ni umuziki nk'ubundi, harimo ubutumwa, harimo message, mugerageze mwumve kabisa, mwijya gufokasinga ku kintu kimwe n'ahandi hose tujye mutwumve. Kandi mwibagirwe abaraperi ntabwo tujya tubeshya bro, ibintu byose tuvuga bari true story bro, mugende muturebe twebwe ntabwo muzabona ngo twakoze audio oya video audio byose muzaza bibona bimeze fresh, bifite sound imeze neza, ishusho isa neza. Nimutwitege bro kuri support yanyu kabisa. Mwebwe icyo dusaba mutwumve, mudutega amatwi, subscribe tuzibone, comment mutubwire ati race reka turashaka ibintu bimeze uko nguko nka Future Kings, mushoboye iki mudukore ibintu bimeze uko nguko kabisa. Nimwumva tutanabishoboye mutubwire uti mugiye guhinga bro. Gusa man turiyizeye kabisa na bro. I generation turaje turabwira ababirimo abo baze ba Holix ba Grand Frère ba Buddha ba bose ndababwiye Future King zaza up. Murumva yuko rero n'abasore bato kandi bafite courage rwose, bafite ishyaka, bafite umuhate ndetse n'umurava. Tubashyigikire bakunze rwose ba Greta TV2, mugerageze nabo mugihe mubahe rwose iyo subscribe, mubatera inkunga, mubahe n'igitekerezo niba mubona ibintu byabo bimeze neza cyangwa se hari inama mwabaha rwose mubegere mubahe inama cyangwa se igitekerezo. Ni byiza cyane. Nge rero byabinshimisha iyo mbona abasore nk'abangaba bakiri batoya bashobora kwiyemeza bakishyira hamwe ari abasore bajya muri 6, kuko hari benshi biyemeza ugasanga wenda bwo ntago biyemeje mu kujya mu bintu bizima, ahubwo bafashe umurongo cyangwa se umurongo twavuga ko udakwiye cyangwa se utari mwiza, ahubwo bagakora itsinda ryo gukora ibintu bidakwiye cyangwa bibi. Ariko nk'abangaba bigiranyije ari batoya rwose bakavuga ati reka twushyire hamwe impano zacu twegeranye, turebe ko twakwisuganya make tujye twiyegeranya, ariko tureko twagira ikintu dukora, bakiyemeza umuziki kandi bakawutangira bakanawukora. Murabyumva ko bafite impano, barashoboye kandi barabishaka pe. Tubashyikire rero barusheho kuzamuka, kandi mbibutsa ko rwose ibintu byacu cyangwa se ibiganiro byacu
uko dusanzwe tubikora murabizana kuri Greta TV, yaba amafilime yaba ndetse amakomedi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ndetse n'izi mpano tugiye kongera kujya tugenda tuzibazanira kugira ngo turusheho kujya tubana, turusheho kubaha ibintu byiza kandi byinshi. Nikiro mwabwira abakunzi banyu turimo dusoza ikiganiro cyacu. Ikintu twabwira abakunzi bacu, abadukurikiye, abari higa hino hose, ikintu twababwira muri bike byacu tuzakora ibintu birenze kandi byiza biri hejuru cyane kabisa. Mwebwe support yanyu yakeneye, first of all bigiye mu kintu dukeneye nyine ko dushyigikira nk'abanyarwanda, abantu bose bumva songs bakunda, abakunzi ba hip hop mu Nyarwanda kabisa. Support ndavuga like, comment, sub. Murakoze cyane rero, nizere ko twongera kubakenera, noneho ubwo twakorana ikiganiro neza. Uri kubungu ubu nari mbaciyo gusa, noneho ubwo tuzagitegura twakora ikiganiro cyiza, cyangwa noneho muri na benshi kuruyuzuye muri batandatu nk'uko mukorana na bagenzi banyu bahari, kugira ngo ibintu bizarusheho kugenda neza kandi tuzarushaho no kuganira byimbitse, turusheho kubamenyaho byinshi bitandukanye. Muzaboneka nitubakenera. Turahari kabisa, turahari kabisa, ntabwo muzaza ibintu bizima kabisa, turahari ni mudukenera, twe turahari bro. Mwaba se muri guteganya ubundi kuduha iyindi ndirimbo ryari, cyangwa nta yindi projet ihari n'iri imwe gusa byararangiye? Ibyo bintu biba ntabwo dufite projet nka sa bro, dufite nababwiye my people, hari ibintu bro turashaka gukora ibintu sinzi uburyo nababwira, gusa mwebwe mukurikire kabisa. Dufite ingoma mu kwa gatandatu dushobora gushyira indi ngoma hanze, so uyu mwaka kabisa dufite kubashyirira ingoma nyinshi hanze, ama video, kandi ntabwo twebwe dushobora kugenda ngo twihute gukora ikintu tugende dukore boro usange twatayeho amawudiyo, never. Icyo navugaga tugomba gukora ibintu bigaragara bifite isuku, izo video zikabageraho kabisa, zimeze fresh bro. Dusoza rero, ako gusoza turimo dusoza ikiganiro cyacu. Ni success muri crew, turabarapa badakeneye support, dukeneye promo. Ndashaka kumva Future King up fast, reka tubikore nka SB, umva beat, umva kick, umva verse, iyi miziki tuzambutsa Boda Maji. Ni success center. Wow, let's get it. Byatangiye kera ibwami, mena amata batifata icyo cyansi, batijya kwa riri nk'ubwatsi, nabibona nje nkabona ntazi kuvuga mitafata gitari, najya inyota ngasoma ku mazi, sinashona gutwirinda nimwe muri zo niyo yaguhumuda. Let's get it. Warrior bro. When my time santa sinyene bitches indira makeshi, turabarapa ba kuri street bitch, n'ubundi ni wa my time kujya up ntibikunda. Wow, ngo ngigishuri kini yambara mamini yabikoza bikunze nka Tiger B, follow me. Arahindukira gatsabye kumusubiza icyo nakoze, narirebeye nyasha. Wow, nari ku muziki nkakora iki, nasanga ababera bamarishi yo, ndacyafite benshi bo kwinspira, niyo mpamvu nakango nabangopera n'abantu bafite borushywa n'ubusa batayenduba. Let's go. Warrior bro, ndabona barapa 1M, I mean navuga gang ziri down zidateze kujya up. Jabress my crew nitwe tuzafata map ya rap bro, none turaba pimp bro, let you know Future King motherfucker silent gatonze bagiri bed. Wow, young black motherfucker name amigo first, you know me man, Future Kings. Warrior